Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Tamara Mukiza ubafasha kubagezaho bimwe mu bitandukanye bigize umuco nyarwanda kuri urubuga rwitwa Isizaniro. Tukaba tuvuga cyane cyane ku bijyanye n'imbyino nyarwanda, aho twigisha uko babyina cyane cyane ku bantu biga kubyina bwa mbere, babigerageje bwa mbere, ndetse hakanyuraho n'ibindi bintu bitandukanye by'umuco nyarwanda. Uyu munsi rero nabakusanyirije ibintu by'ingenzi umuntu agomba kwitaho uri kwiga kubyina bwa mbere, bikubiye mu ngingo zirindwi. Icya mbere ni ukuba wambaye imyenda wisanzuye. Nk'urugero murabona ko nisanzuye, ahangaha nkaba nafashe n'agatambaro akikenyera mu nda kugira ngo ibyo nambaye hejuru bitaza kuzamuka bikaba byambangamira igihe manitse nk'amaboko, cyangwa se ko wambaye ipantaro ikorohereza ku buryo ushatse gupfukama cyangwa kubyina ibindi byose niba uri kwiga kubyina byakorohereza, ndetse n'inkweto, wakwambara ibirenge, wakwambara inkweto za siporo, upfa kuba gusa wumva wisanzuye ku buryo ubyina nyine nta kigutangira. Icya kabiri hari ukuba wakoze uburyo ugorora umubiri wawe, ugakora bimwe mu byo kugufasha kugorora ingingo zigize umubiri wawe, harimo kugorora umutwe, kugorora amaboko, kugorora amagufa atandukanye, cyane cyane aho amagufa ahurira, kugira ngo utaza kuza kuguteza ikibazo uri kubyina, hakaba ari nk'aho wagera wenda ukangirika uri kubyina. Icya gatatu hari uko ukoresha ibirenge byawe. Umubyinnyi wese uri kwiga kubyina bwa mbere, ingufu nyinshi za mbere ugomba gukoresha cyane zigomba kuba zigendanye no gufata ibirenge, ukareba uko bikora, ukareba uko bisimburana, kuko nibyo biha ibindi bice byose bisigaye icyerekezo cyaho biragana. Urugero rwa hafi, nimba ngize gutya, urabona ko umubiri use wibwiriza, ukamenya ko nyine ngomba guca bugufi, ukamenya uko ngomba gutwara umubyimba wanjye wose. Icya kane ni uburyo ukoresha amaboko yawe. Iyo nk'urugero utwariye amaboko yose hamwe, ikindi gice cyose kitakimenyeho cyerekera, ntabwo wakohereza amaboko ngo usange n'umubiri wagiye. Bivuga ngo rero uko ukoresha amaboko ni ingenzi. Umuntu agomba kumenya uko ari gukoresha amaboko. Niba uri kwiga ugomba kwiga uko amaboko agenda, ntiwige ibirenge gusa, ahubwo wige n'aho amaboko yerekeza n'uburyo agenda akoreshwa, uko bayakurura, nimba se umuntu agarukiriza he. Ukanamenya ko by'umwihariko iyo ubyina, intoki zawe ntabwo zigomba kuba zitatanye gutya, zigomba kuba zegeranye, nta mwanya uri hagati y'intoki. Ikindi cya gatanu ni ukumenya aho umutwe wawe uherereye. Nimba ari hano, kumenya ese urasa nk'urarama gato, urasa nk'ureba hasi se, cyangwa se kumenya aho umutwe werekeza. Akenshi mu mbyino nyinshi zitandukanye, umutwe ureba ahatandukanye n'aho uri kwerekera. Nimba ugiye gutya, urabona ko ndi kujya iburyo, ariko umutwe wanjye uri kureba ibumoso. Ningaruka hariya, umutwe uri kureba aho ndi kuva. Akenshi umutwe ujya aho uri kuva. Icya gatandatu, hari ukwita uburyo umubiri wawe uhagaze. Nimba muri kubyina, akenshi biba byiza iyo uciye bugufi ho gatoya nka gutya. Tuvuge nimba umeze gutya, ugomba kuba uciye bugufi. Nimba uteze amaboko yo hejuru, nabwo urabona ko harimo guca bugufi. Akenshi nko mu gutega amaboko byo bigiramo umwihariko, n'iki gice cy'inyuma kirakora. Bisaba ko mu hano hateberamo, igituza kikaza imbere, bimeze gutya. Imbere igituza kiba gisa nk'icyasohotsemo, atari ku bakobwa gusa, n'abahungu uko bameze gutya, igituza cyabo nacyo gisohokamo, baba baciye bugufi, n'ahangaha umugongo uba watebeyemo. Icya karindwi, ugomba kwita ku guseka. Nk'uko nabivuze, kubyina bizana amahoro y'umutima, bizana amahoro yo mo imbere muri weho, bituma n'iyo nseko igaragara hanze, ukaba nk'indorerwamo ku bari kukureba,
kuko uko unezerewe ku isura, uko useka ku isura, bituma n'abakureba bakunezererwa nabo bagaseka bagatahana ibyo byishimo birimo imbere muri weho ukabibahereza. Ndetse ni n'ikimenyetso kigaragaza ko uryohewe n'ibyo uri gukora, uryohewe n'ubutumwa uri gutanga. Icya karindwi, icya munani wenda umuntu yasorezaho, nari nababwiye ngo ni ingingo 7 ariko ni 8. Icya munani umuntu yasorezaho ni amwe mu magambo akoreshwa iyo abantu bari kubyina cyangwa se intore zikoresha cyane. Hari urugero rwa mbere, hari iyo bavuze ngo mujye ku ngamba, baba bari kuvuga kujya ku mirongo mubyiniraho. Ingamba ni imirongo yo kubyiniraho. Iyo bavuze ngo gutanga ingirakamaro, gutanga ingirakamaro cyangwa se ingirakamaro ni intambwe iri hagati yawe n'umuntu uri ku ruhande rwawe, yaba iburyo bwawe cyangwa ibumoso bwawe. Uyu mwanya uri hagati yawe n'uwo muntu niyo ngirakamaro. Imbere yawe umwanya uri hagati yanyu, n'inyuma yawe umwanya uri hagati yawe n'abandi bari ku wundi murongo, igihe mubaye mufite imirongo irenze umwe. Habamo kandi kuvuga ngo mugerekeranire, ntabwo ari ukugerekerana, ni ukubuteganya na mugenzi wawe. Niba mufite imirongo irenze umwe, umwe bajya bavuga ngo umwe mu irugu rya mugenzi we, muba mugomba kuba muri ku mirongo iteganye uri inyuma ye. Ikindi umuntu yavuga mu mvugo z'intore harimo ubwoko bw'amaboko ategwa, harimo ubwo bita urushara rutegwa gutya, urushara. Hakabamo ubwo bita urukoro rutega gutya, ndetse n'izindi zitandukanye. Ikindi umuntu yavuga, hakabamo no gutega amaboko bisanzwe. Ikindi umuntu yavuga ni ku bwoko bw'imbyino harimo gutemba, uku ni ugutemba. Hakabamo gucurira, gucurira. Iyo bavuze gucunda, ntabwo ari ugucunda, habaho gucunda kubiri. Hari ugucunda byo gucunda amata bari kuyakuramo amavuta, ntabwo mfite igisabo ngo mbibereke, ariko hari no gucunda byo kubyina, ari byo byaguta. Uko ni ugucunda. Gahoro gahoro muzagenda mumenya n'ibindi bitandukanye, ariko ibyo ni iby'ingenzi bikoreshwa kenshi. Hakabamo n'ikindi nari nibagiweho, aricyo cyo gukaraga. Ariko nabwo gukaraga bibamo uburyo bubiri, hari umukarago uvunnye, hakaba no gukaraga bisanzwe nyine ari byo biriya nari buze kubereka. Ubwo rero ubu noneho mufite ubumenyi bw'ingenzi n'amagambo akoreshwa cyane cyane bari kubyina. Ibindi gahoro gahoro ubwoko bw'indirimbo zigenda zibaho bitewe n'agace zaturutsemo, nabwo muzagenda mubumenya, tuzagenda tubuganiraho gahoro gahoro. Ndabatumira rero kuza kwifatanya nanjye. Nimba mwakunze ibyo ndi kubigisha, karibu mukore subscribe kuri iyi chaîne. Nimba wabikunze ujye kuri like. Nimba hari mugenzi wawe muziranye wabikunda, musangize kuri share, kugira ngo twigire hamwe ibigize umuco wacu, maze tufatanye kuwusigasira ndetse no gusangira ubumenyi ku bijyanye n'umuco. Murakoze, murakagira Imana n'amahoro. Ndabashimiye.